tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twashuje igice cya 6 tunareba gato ku gice cya 7 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, aho twabonye ibyerekeranye no kutifatanya n'abatizera, kongera kubona n'ibijyanye n'inyota n'ishyaka bya Paulo yari afite ku murimo w'Imana. Uyu munsi turakomeza kwigira hamwe igice cya 7 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, aho tubona ihumure ry'Imana mu mutima wa Paulo. Turaza kandi kubona uko Paulo yaje guhura na Tito. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Samirana. Imani happy cyubahiro. Iki ni igice cya nyuma kivuga ku bijyanye n'ihumure ry'Imana. Ndavuga igice cya 7 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto. Iri ni ihumure ry'Imana mu mutima wa Paulo. Iki kikaba ari igice cyiza cyane. Dusubiye inyuma muri iki gice dukeneye kwibuka ko mu itorero ry'i Korinto hariho umuntu wari ufite ingeso mbi. Yari yaragiranye ingeso y'ubusambanyi n'umugore wa se ari we mukase. Itorero ryari ryarirengagije icyo kibazo, ntibagira icyo bagikoraho. Hanyuma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikira Abakorinto abacyaha ndetse ababwira ko bagomba gukemura icyo kibazo. Ubu Paulo abandikira urwandiko rwa kabiri bari barakemuye iki kibazo cy'uyu muntu, kandi uyu muntu yari yaratuye icyaha cye arihana. Itorero rero ntiryabogamye mu gukemura ikibazo cy'uyu muntu. Ibaruwa ya Paulo ivuga kuri iki kintu. Tito yaje kuri Paulo amuha raporo y'uko uyu muntu yababajwe n'icyaha yakoze kandi akarizwa nacyo. Iki nicyo kibazo Paulo yavugaga muri uru rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto. Reka dusomere hamwe mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Ni ayahe masezerano ari kuvuga? Ari kuvuga kuri ayo ahera ku gice cya 6. Imana ivuga ko nituyumvira izatubera data, tuzaba abakobwa n'abahungu bayo. Imana izabana natwe muri uwo mubano. Ibi ntibivuze ko nitutitandukanya n'isi tuzatakaza agakiza kacu. Ntibivuze ko nitutabaho mu buzima buzira umwanda Imana itazadufata nk'uko data afata abana be. Tugarutse kuri cya kigereranyo twabonye cy'umwana wababaje ababyeyi be, tubona ko umubano we n'ababyeyi wagabanutse, ariko ntibyakuyeho ko akomeza kuba umwana mu rugo. Imana nayo ishaka kutubera data. Benshi muri twe ntibazi ukuntu dufite data mwiza. Ntabwo ari twe duha Imana amahirwe yo kutubera data. None niki twakora ngo duhindure ibyo? Paulo atubwira ngo ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose. Ni gute twakwiyeza? Ntidushobora kwiyeza ngo twikureho icyaha. Njyewe ubwanjye sinshobora kwiyeza ngo nikureho icyaha, ariko Imana yo yarabikoze binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo no kumeneka kw'amaraso ye. Nyuma y'uko tumaze kwezwaho ibyaha byacu n'amaraso ya Kristo, imitima yacu iba ikeneye kwezwa umunsi ku munsi bitewe n'uko twandura buri munsi. Iyo nakiriye ijambo mu kwizera hanyuma nkagendera kuri iryo jambo, mba niyejejeho imyanda yose y'umubiri n'umutima. Ibi nibyo Yesu Kristo asobanura ubwo yavugaga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 17. Hano twavuga ko isabuni nziza mu isi ari ijambo ry'Imana, niryo ribasha kutweza tugacya neza. Umwuka wera adufasha kwatura ibyaha byacu mu buzima bwacu.
Pawulo avuga ko tugomba kwiyezaho imyanda yose yo mu mubiri no ku mutima. Icyaha cyose ni umwanda mu maso y'Imana. None ni irihe tandukaniro hagati y'ibyaha by'umubiri n'ibyaha by'umutima? Imyanda y'umubiri ni ibyaha dukorera mu mubiri. Ibyo bijyana n'ubusambanyi, ubusinzi, ubusambo n'ibindi. Ibyo ni ibyaha by'umubiri. Iyo ni imyanda. Wowe nanjye tugomba kumenya ko uyu munsi dutuye mu isi irimo ibyaha by'umubiri. Igishushanyo kibi twarebera ku ngero z'ibisindisha. Uyu munsi abantu benshi bavuga ko inzoga ari nziza. Usanga zamamazwa mu itangazamakuru, aho usanga bavuga ko umugabo ari unywa inzoga cyangwa se ko inzoga ituma umuntu azana ibitekerezo bizima. Mbega imitekerereze mibi y'abantu. Hari abantu usanga batazi ikigero cy'ibyo bakeneye kunywa. Hano usanga ingaruka z'abakora ibisindisha mu nyungu zabo zitugeraho. Uru ni urugero rw'icyaha cyo mu mubiri. N'iki Bibiliya ivuga kuri ibi? Umva icyo Habakuki abivugaho. Turasoma muri Habakuki igice cya 2 ku murongo wa 15. Haravuga ngo azagusha ishyano uha umuturanyi we ibyo kunywa, nawe umwongeraho ubumara bwawe bukamusindisha kugira ngo urebe ubwambure bwe. Imana izahana wowe ugerageza kugabura inzoga iwawe, hanyuma kandi ukanagerageza gushaka gusindisha mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana ryamagana bene ibyo. Urundi rugero rw'ibyaha byo mu mubiri ni amashusho y'urukozasoni usanga agaragara ku mbuga za internet, aho usanga zamamaza ubusambanyi. Muri iyi si yuzuye uburenganzira, ijambo ry'Imana riracyavuga ibyaha by'umubiri. Niba wowe nk'umukristo ugiye kubijyamo, Imana ntizakomeza gukora nka so. Nubwo bwose ushobora kuba uri umwana wayo, ntishobora kugutwara nk'uko data yatwara umwana we. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, usemerera wamamaza inkuru nziza.
Nanone Pawulo yavuze ku myanda y'umubiri. None bimwe muri ibyo byaha ni ibihe? Ibijyanye n'amagambo bimeze bite? Iby'imvugo zisenya byo byaba bimeze gute ku bakristo? Hari abantu benshi batakwica umuntu ariko ugasanga mu gihe adahari bari kumuvuga amagambo mabi, ibyo biba ari ukumusenya. Usanga bamwe mu bera mu rusengero biroha muri ibyo bikorwa bibi. Hari ibyaha by'ibanga nko kwiyemera no kwirarira. Bimwe mu byaha by'umutima no kwirata, kwiyemera no kutizera. Hari abakristo benshi usanga bavuga bene aya magambo ngo ntukanywe itabi, ntugasambane, ntukanywe inzoga. Nta n'umwe muri bo uhasanga afite itabi mu kanwa, ariko amagambo amuvamo ugasanga atwika kuruta itabi. Ibi ni bimwe mu byaha by'umutima. Ubu Pawulo avuga ko tugomba kwiyezaho imyanda yose y'umubiri n'umutima, kagenda twiyejesha rwose kubaha Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo yabivuze muri ubu buryo agira ati, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose, ahubwo gikire. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Aya magambo yanditse mu Baheburayo igice cya 12 guhera ku murongo wa 13 kugera ku wa 14. Kristo niwe gukiranuka kwanjye, Kristo niwe kwera kwanjye. Ikibazo ni uko ubuzima bwanjye no gutungana kwa Kristo bihabanye. Imana ivuga ko tutagomba kugira icyo kinyuranyo gikabije cyo kwera. Imana ishaka ko twera mu buzima bwacu. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo, nimutwakire mu mitima yanyu, dore ntawe twagiriye nabi, ntawe twononnye, ntawe twariganije. Pawulo ari kubahamiriza ko nta muntu yagiriye nabi, nta muntu yariganyije, kandi ntawe yononnye. Ntiyabasanze ngo atware impano z'imishinga yabo. Iyo abakristo benshi bavugaga aya magambo, ntekereza ko rimwe na rimwe ibintu bidakorwa neza n'abadiyakoni mu itorero ryacu. Ntekereza ko niba umuntu ateye inkunga igikorwa runaka, biri mu nshingano z'abadiyakoni kumenya ko inkunga yatanzwe yakoreshejwe neza muri icyo gikorwa. Usanga abadiyakoni badafite uburenganzira bwo kuvuga ngo iyi nkunga tuzayikoresha ubutaha, cyangwa ngo turatekereza ko byaba byiza dukoresheje iyi nkunga mu nyubako. Pawulo yabashije kubahamiriza ko nta muntu yagiriye nabi, ntawe yariganije, kandi ntawe yononnye. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 ku murongo wa 3 baravuga ngo, ibyo simbivugiye kubagaya, kuko maze kuvuga yuko muri mu mitima yacu ngo dupfane kandi ngo tubaneho. Pawulo yakundaga abakristo mu itorero ry'i Korinto, yabahuzaga ku mutima we. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 ku murongo wa 4 aravuga ngo, mbashiraho amanga cyane kandi ndabirata cyane, nuzuye ihumure, ndetse no mu makuba yacu yose ngira umunezero usesekaye. Ababwiye ko ashize amanga kandi ko yuzuye umunezero. Akomeje avuga impamvu y'ibi. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera.
reka dukomeze dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 9. Haravuga ngo ubwo twazaga i Makedoniya imibiri yacu ntirakaruhuka na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose. Inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Reka Imana ihumuriza abicisha bugufi. Yaduhumurishije kuza kwa Tito, nyamara si ukuza kwe konyine, ahubwo no guhumurizwa yahumurijwe namwe. Nuko yadutekereje urukumbuzi rwanyu mwankumburaga, n'umubabaro mwangiriraga, n'ishyaka mwandwaniraga. Nicyo cyatumye ndushaho kwishima. Nubwo nabatera agahinda rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kari ak'umwanya muto gusa kagashira. None ndishimye. Icyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana, ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Ibi ni byiza cyane pe. Amateka aradufasha gusobanukirwa neza ibyo Pawulo ari kuvuga hano. Wibuke ko Pawulo abandikira bwa mbere yabandikiye ibaruwa irimo ubukana bwinshi. Iyo nayo ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abantu bo mu itorero ry'i Korinto. Yabitaga abana n'impinja. Yagaragaje ibintu by'ingeso mbi byari bibarimo, hanyuma abategeka uko bagomba kubikemura bikavaho, kandi babikemuye nk'uko Pawulo yabibagiriyemo inama. Ubwo Tito yageraga i Filipi kureba Pawulo, yazanye amakuru yo mu itorero ry'i Korinto ko bakemuye ikibazo, kandi ko wari wagaragayeho ikibazo yihannye ingeso ze mbi. Hanyuma mu rwandiko rwe rwa kabiri Pawulo abandikira uru rwandiko ababwira ko bagomba kumubabarira kandi bakamuhumuriza kugira ngo adaheranwa n'agahinda. Agomba gufatwa agasubizwa mu busabane. Nyuma yavuye muri Efeso, nuko Pawulo yerekeza i Tirowa. Hanyuma arategereza, ariko Tito ntiyigeze aza. Hanyuma atangira kwitonganya. Yaratekereje ngo wenda simba narandikiye ibaruwa irimo ubukana, ahubwo wenda mba narahise nyurayo ako kanya. Yakomereje i Filipi, aho niho Tito yahuriyeyo nawe, hanyuma amubwira amakuru y'i Korinto. Birashoboka ko wavuga ngo ndakeka ko iki cyanditswe kiri mu mwuka, kandi ko Pawulo yarayobowe n'umwuka wera ubwo yandikiraga Abakorinto. Ibyo nibyo. Iri ni ijambo ry'Imana ryahumetswe. Ibyo ndabyizera n'umutima wanjye wose. None ni kuki Pawulo yarari kwitonganya? Nuko Pawulo yari umuntu. Imana yaramuretse ngo yandike gutyo kugira ngo wowe nanjye tumenye ukuntu Pawulo yari umuntu. Nanone kandi biratwereka ukuntu Pawulo yagiraga urukundo, kandi ko tugomba natwe kumera dutyo. Mbega ukuntu hano harimo isomo ryiza. Ubwo Pawulo yakiraga amakuru, yabashije kwandika ngo nuzuye ihumure, ndetse no mu makuba yacu yose ngira umunezero usesekaye. Birashoboka ko umuntu yasoma iki gice cya 7 mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, hanyuma akicara akandikira umuntu yaba yarababaje mu myaka yashize. Niba uwo muntu ari wowe, bwira uwo wababaje ko ubabajwe n'ibyo wamukoreye, kandi umubwire ko ushaka gukora ibikorwa byejejwe gusa. Ese uzi icyo wamukorera? Ugomba gutuma uwo muntu wababaje agira umunezero mwinshi. Twese dukeneye gukora ibyo mu buzima bwacu. Hano Pawulo tubona ko yivuga cyane aho agira ati ubwo twazaga i Makedoniya imibiri yacu ntirakaruhuka na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose. Inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Hano icyo tureba ni uko Imana yakoresheje umuntu ngo ahumurize Pawulo. Bibiliya yavuze ngo ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi yaduhumurishije kuza kwa Tito. Ushobora gufasha uwera w'Imana kandi ukamubera ihumure. Nshuti yanjye, ese ni ryari uheruka kubwira umuvugabutumwa ngo muvandimwe, ndagusengera cyane, ndabona kuri gukora cyane kandi kuhagarariye ibintu by'Imana, ndetse ndashaka kukubwira ko turi kumwe. Ndakubwiza ukuri ko uramutse ubwiye amagambo nk'ayo umuvugabutumwa byamushimisha cyane. Pawulo akomeza avuga ngo nyamara si ukuza kwe konyine, ahubwo no guhumurizwa yahumurijwe namwe, nuko yadutekerereje urukumbuzi rwanyu mwankumburaga, n'umubabaro mwangiriraga, n'ishyaka mwandwaniriraga. Nicyo cyatumye ndushaho kwishima. Mu yandi magambo, mwahumurije Tito, kandi Tito yarampumurije. Hari igihe wumva ubutumwa ahantu hatandukanye
bitandukanye nko kuri radiyo, ukaba wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nyuma ukaba wabwira wa muvugabutumwa wabwirije ko wakiriye agakiza. Icyo gihe ibyo bihumuriza uwo muvugabutumwa kandi bikamutera intege, bimwereka ko agomba gukomeza umurimo wo kuvuga ubutumwa kuko aba ahindura benshi. Abakorino bavugaga ibintu byiza kuri Pawulo. Nshuti yanjye, ntukagire impungenge mu kuvuga ikintu cyiza ku muntu. Nta kintu na kimwe uzaba nuramuka uvuze neza umuntu. Pawulo akomeza agira ati, nubwo nabateje agahinda rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kari ak'umwanya muto gusa kagashira, none ndishimye. Icyakora sinishimishijwe n'uko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana. Urabona ko kwihana no gusuka amarira bitandukanye. Pawulo yaranditse ngo, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana, ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 ku murongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo, agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Hano turahabona ubusobanuro bw'Imana ku kwihana, ariko kwihana nyakuri. Kwihana ni uguhindura ibitekerezo. Kimwe cyo ni uko kwihana Imana isaba ku muntu wazimiye biri mu ijambo kwizera. Izera umwami Yesu Kristo. Niki kiba iyo umuntu yizeye? Haba guhinduka mu bitekerezo. Hari uguhinduka uva ku kintu uhindukirira Yesu Kristo. Umva icyo Pawulo yandikiye Abatesalonike. Yarababwiye ngo, mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana. Ibi tubisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 2 ku murongo wa 9. Mu Batesalonike tubona ko habayeho guhinduka kw'ibitekerezo. Ni gute byagenze? Barabanje bahindukirira Kristo. Ubwo Pawulo yabasuraga, yabigishije ku kwirinda ibigirwamana, hanyuma ababwira Kristo. Bahise bahindukirira Kristo, ariko basengaga ibigirwamana. Hanyuma ubwo bahindukiriraga Kristo mu kwizera, ni iki kindi cyabaye? Bimuye ibigirwamana. Hanyuma uko kuva mu bigirwamana niko kwihana. Uko ni ukwihana k'umuntu utarakizwa, ni ukwihana kuganisha ku gakiza. Sinzi niba Imana ishaka ko dutsindagira kwihana ku batarakizwa, ahubwo ishaka ko twibanda kuri Kristo. Abatarakizwa nibahindukirira Kristo, hazabaho guhinduka, batera umugongo imyizerere yabo ya kera, hanyuma bizere Yesu Kristo gusa. Nyamara Imana ivuga cyane kwihana kuwizera iyo yagiye mu nzira mbi cyangwa se kugendera mu byaha. Kuri we haba hakenewe guhinduka akihana. Usanga abantu benshi basuka amarira, nyamara bitaganisha ku kwihana nyakuri. Ako gahinda ni agahinda k'isi kandi kajyana n'urupfu. Kwihana nyakuri kugomba kugenda mu buryo bw'Imana, ari byo agahinda ko kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Uko ni ukwihana kutagira kwicuza. Hari igihe usanga uri nko mu modoka, noneho yagenda nabi hafi gukora impanuka, ugasanga abantu benshi barasuka amarira bataka gusa, nyamara nta kwihana kuri kubaho. Bakomeza kurira ariko bagakomeza icyerekezo bari bibereyemo. Ariko kuri Abakorinto kwihana kwabo kwari ukukuri. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro.
rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 13, Bibiliya iravuga ngo aho ntimurora ako gahinda ko mu buryo bw'Imana, uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo, ukabatera kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka no guhora. Muri byose mwiyerekanye ko muboneye muri ibyo. Nuko ubwo nabandikiraga ibyanyandikishije si ibyo wagize nabi cyangwa si ibyo wagiriwe nabi, ahubwo no kugira ngo umwete mutugirira werekanirwe mu maso y'Imana. Nicyo cyatumye duhumurizwa, kandi muri iryo humure twarushijeho kwishimishwa n'ibyishimo bya Tito, kuko umutima we waruhuwe namwe mwese. Hano Pawulo yashimiye abo mu itorero ry'i Korinto kubera ukuntu bari bihannye. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 guhera ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 aravuga ngo niba hariho icyanteye kumubiratira, sinakozwe n'isoni, ahubwo nk'uko twababwiye byose mu kuri, niko kwirata kwacu twiratiye Tito kwabonetse ko ari ukukuri. Umutima we urushaho kubakunda iyo yibutse uko mwumviye mwese, kandi uko mwamwakiriye mutinya muhinda imishyitsi. Nishimiye yuko muri byose shobora kubiringira rwose ntashidikanya. Pawulo yafunguye umutima, hanyuma yerekana akamuri ku mutima, yuzuye umunezero n'ibyishimo. Yari yarahumurijwe n'aba bakristo mu itorero ry'i Korinto. Ibi byabaye ihumure ry'Imana mu mutima wa Pawulo. Reka dusenge. Mana, mu gihe cyose tukiri mu buntu bwawe, turiho twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ujye uduha kunezererwa ineza yawe n'urukundo rwawe, kugira ngo bidutere ishyaka ryo kurushirizaho kubwira abantu ko Kristo abakunda kandi ko yiteguye kubabarira umunyabyaha wese umwizeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shuti, wakoze kubana nanjye. Reka tuzongere kuganira undi munsi. Mu kiganiro kizakurikira ndakurarikira kuzakurikira inyigisho igendanye no gufasha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.